ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza, amahoro y'Imana abane namwe mwese. Mwumva ni Sagamba Gildas nk'uko bisanzwe. Tugiye kwiga ibyanditswe byera biboneka muri Matayo ibice 12. Turaza gusoma mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Aho dukurikiye muri aka kanya, Imana ibane nawe, igumye kwagure, ugumye gukurikirana ibi byanditswe kugira ngo biguhe umurongo utagoramye gushitse mu bwami bw'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kadusome mu izina rya Yesu. Matayo 12. Abigishwa bamamfuza ingano. Icyo gihe ku munsi w'isabato, Yezu anyura mu mirima yeze. Abigishwa be bakaba bashonje, bamamfuza ingano barazirya. Abafarisayi babibonye baramubwira bati, dore abigishwa bawe barakora ibyabujijwe ku isabato. Ariko we arababwira ati, ntimwasomye uko Dawidi yabigenjeje igihe yari ashonje we n'abo bari bari kumwe? Uko yinjiye mu ngoro y'Imana n'uko bariye imigati y'umumuriko batashoboraga kwirya, kuko yari igenewe abaherezabitambo bonyine. Cyangwa se ntimwasomye mu mategeko uko abaherezabitambo bakorera mu ngoro y'Imana ku munsi w'isabato, bahora bica ikiruhuko cyayo, ntibibabere icyaha? Nyamara rero ndabibabwiye, hano hari igitambutse iyo ngoro. Iyo musobanukirwa n'iri jambo ngo icyo nshaka ntimuwe si igitambo, nimuba mwarahamije icyaha abaziranenge. Koko umwana w'umuntu ni umugenga w'isabato. Avuye aho ajya mu isengero ryabo, maze ubwo hakaba umuntu ufite ikiganza cyumiranye, nuko baramubaza bati, ese biremewe gukiza umuntu ku munsi w'isabato? Bagira ngo babone icyo bamurega. We rero arabasubiza ati, ninde muri mwe wagira intama imwe yagwa mu mwobo ku munsi w'isabato ntajye kuyikuramo? Nyamara umuntu arushije kure intama agaciro. Nuko rero biremewe kugira neza ku munsi w'isabato. Hanyuma abwira uwo muntu ati, rambura ikiganza cyawe. Arakirambura, nuko kimera neza, kiba kizima nk'ikindi. Nibwo abafarisayi basohotse bajya inama yo gushaka uko bamwica. Yezu abimenye ava aho hantu, abantu benshi baramukurikira, nuko arabakiza bose, kandi arabihanangiriza ngo boye kumwamamaza. Bityo huzuzwa ibyavuzwe n'umuhanuzi Izayi ngo, dore umugaragu wanjye nitoreye, inkoramutima yanjye natonesheje rwose, nzamushyiraho roho wanjye, nawe azamenyeshe abanyamahanga ukuri. Ntazatongana, ntazasakuza, nta n'uzumva ijwi rye mu makoraniro. Ntazavuna urubingo rwarabiranye, ntazazimya ifumba icyaka, azakomeza ukuri kuzarinde gutsinda. Abanyamahanga bazizera izina rye. Nuko Yezu bamuzanira umuntu wahanzweho na roho mbi, akayimpumyi n'ikiragi, aramukiza. Nuko ikiragi kiravuga kandi kirareba. Rubanda rwose baratangara, baravuga bati, aho uriya ntiyaba mwene Dawidi? Abafarisayi babyumvise baravuga bati, Belizebuli umutware wa roho mbi niwe yirukanisha roho mbi. Yezu amenya ibyo batekereza, arababwira ati, ingoma yabyaye amahari irarimbuka,
nta mujyi nta rugo byasubiramo ngo bikomere. Nta rugo nta mujyi byasubiranamo ngo bikomere. Niba sekibi yirukana sekibi, uwo ni we wirwanya, ingoma ye izakomera ite? Niba kandi ari Belizebubuli nirukanisha roho mbi, abana banyu bazirukanisha nde? Nibo rero bazababera abacamanza. Ariko niba ari roho w'Imana nirukanisha roho mbi, niko ingoma y'Imana yabagezemo. Cyangwa se umuntu ashobora ate kwinjira mu nzu y'umunyamaboko no gusahura ibintu bye atabanje kumuboha? Nibwo yabona kumusahurira inzu. Utari kumwe nanjye arandwanya, n'utarunda hamwe nanjye aranyanyagiza. Nicyo gituma mbabwira nti icyaha cyose n'ubutukamana bwose bizababarirwa, ariko gutuka roho mutagatifu ntibizababarirwa. Kandi ntihazagira uvuga umwana w'umuntu nabi azagirirwa imbabazi, ariko navuga nabi roho mutagatifu ntazagirirwa imbabazi, ari muri iki gihe ari no mu kizaza. Niba mufite igiti cyiza n'imbuto zacyo zizaba nziza, nyamara nimugira igiti kibi n'imbuto zacyo zizaba mbi, kuko igiti kirangwa n'imbuto zacyo. Mwa nyoko mbi z'imirimwe, mwashobora mute kuvuga amagambo meza kandi muri babi? N'ubundi akuzuye umutima agasesekara ku munwa. Umunyamico myiza avana mu mutima we ibyiza bibitsemo, n'umunyamico mibi akavana mu mutima we ibibi byawusabitse. Ndababwira, ku munsi w'urubanza abantu bazabazwa ijambo ryose ritagira aho rishingiye bazaba baravuze, kuko amagambo yawe ariyo azatuma uba intungane cyangwa se agatuma ucibwa. Nuko bamwe mu bigisha amategeko no mu bafarisayo baraterura bati, mwigisha, turifuza kubona ukora igitangaza. Arabasubiza ati, iyi nyoko mbi kandi y'abahemu irashaka ikimenyetso. Nta kindi kimenyetso izahabwa itari icy'umuhanuzi Yonasi. Nk'uko Yonasi yamaze mu nda y'igifi iminsi 3 n'amajoro 3, ni nako umwana w'umuntu azamara mu nda y'isi iminsi 3 n'amajoro 3. Ku munsi w'urubanza abanyaninivi bazahagurukira ab'ingoma maze babatsinde, kuko abo bumvise inyigisho za Yonasi maze bakisubiraho. Kandi hano hari uruta Yonasi. Umwamikazi w'igihugu cy'epfo azahagurukira ab'ingoma kuri uwo munsi w'urubanza, maze abatsinde, kuko yaturutse iyo gihera aje kumva ubuhanga bwa Salomoni. Kandi hano hari uruta Salomoni. Iyo roho mbi ivuye mu muntu ibungera ahantu hagasa, ishaka aho uburuhukiro, maze ikabubura. Nuko ikibwira iti, nsubiye mu nzu yanjye navuyemo. Yahagera ikavuga iti, nsubiye mu nzu yanjye navuyemo. Yahagera igasanga idatuwe, ikubuye, iteguye. Nuko ikagenda ikazana roho mbi zindi ndwi zayitambukije ubugome, zikaza zikahatura. Nuko imimerere ya nyuma y'uwo muntu ikarushaho kuba umwaku. Nguko uko bizamerera iki gisekuru kibi. Akibwira rubanda, nyina n'abavandimwe be bari hanze bashaka kugira icyo bamubwira. Nuko umuntu aramubwira ati, dore nyoko n'abavandimwe bawe bahagaze hanze barashaka ko muvugana. Yezu asubiza uwari abimubwiye ati, mama ninde, n'abavandimwe banjye ni bande? Nuko arambura ukuboko yerekeje ku bigishwa bati, dore mama n'abavandimwe banjye. Kuko ukora icyo Data wo mu ijuru ashaka wese ni we muvandimwe wanjye na mushiki wanjye na mama. Amen. Twumvishe amagambo y'Imana aboneka muri Matayo ibice 12. Twarimo twumva uburyo Yesu yaje kuba umugenga w'isabato. Twarimo dusobanukirwa uburyo byagenze.
ageze mu mirima ngo abigisha be bakaba bashonje, ngo batangira kumapfuza ingano barazirya, ngo ariko aravuga ngo abafarisayo ati none se kuki bari gukora ibizira hari ibyategetswe ku isabato? Ariko Yesu ngo abacyaha ababwira ati mbese ntabwo muzi Dawidi ko yinjiye mu ngoro y'Imana nuko bariye imigati y'umumuriko batashobora kuyirya, yari igenewe abaherezabitambo bonyine? Arabwira ati se kuki Dawidi we noneho yishe amasezerano? Cyangwa se ntimwasomye amategeko uko abaherezabitambo bakorera mu ngoro y'Imana ku munsi w'isabato, bahora b'iki kiruhuko cyayo ntibibabera icyaha? Tangiye kubereka ko ndetse hari n'abandi b'iki kiruhuko ntibabera icyaha. Yesu arereka uburyo ki iri tegeko ry'isabato ryagiye ryicwa n'abari abaherezabitambo nibiba icyaha kandi byagombye kuba icyaha. Akareba ukuntu Dawidi nawe yarenze ku byashinganwe kandi atagombye kurenga ku byashinganwe. Ariko bakomeza kubabwira ngo iyo musobanukirwa iri jambo ngo icyo nshaka ni impuhwe si igitambo, nimuba mwarahamije icyaha abaziranenge. Arabwira ati rero icyo nkeneye ni impuhwe, si igitambo, nkeneye impuhwe. Ngo koko umwana w'umuntu ni umugenga w'isabato. Aravuga ati isabato ni njye bosi wayo, ni njye ushobora kwemera ko ipfa nkanemera ko ibaho, ni njye mugenga. Mu yandi magambo ni njye ushobora gushyiraho uburyo isabato igomba kubahirizwa. Hanyuma arangije abwira umuntu ngo urambura ukuboko, uwo muntu arakira. Ariko si ibyo gusa, yambwiye ngo ninde muri mwe ngo wagira intama imwe, hano kuri 11 Matayo 12, ninde rero muri mwe ngo wagira intama imwe yagwa mu mwobo ku munsi w'isabato ntajye kuyikuramo? Ngo nyamara umuntu arushije agaciro intama, nuko rero biremewe kugira neza ku munsi w'isabato. Mu by'ukuri isabato ni byiza ko tuyibaho tunayubahiriza, ariko biremewe ko umuntu ashobora kugira neza ku isabato. Igihe ari igikorwa cyiza wemewe kugikora ku isabato. Kadutinda hano gatoya, igikorwa cyiza wemewe gukora ku isabato ni iki? Ahubwo si utemewe gukora ni iki? Hari ibikorwa bibi twese turabizi. Imana yaduhaye ibintu bibiri, icyiza n'ikibi biragendana. Hari ikintu cyiza n'ikintu kibi. Ikintu kibi ntukagikore ku isabato, ariko nuba uzi ko ikintu ari cyiza ku isabato, Bibiliya yakubohoye. Ikintu cyiza gikore ku isabato. Biremewe gukora neza ku isabato. Uranyihanganira. Ushobora kwibaza ngo mbese gufasha abakene ni ikintu cyiza? Ni ikintu cyiza. Ku isabato wemewe gufasha abakene. Kuwagabura umushonji ku isabato urabyemerewe. Ni ikintu cyiza. Uramutse usanze umuntu yikubise hasi, igare ryamushyize hasi, ni ku isabato. Uramutse umutabaye urabyemerewe. Usanze umuntu yarwaye kandi kumuvura ni byiza, uri bubikore, ni serivisi urayimuha. Muragutiye telefone nizahamagara umuntu, umwana yagize ikibazo, ni byiza, ni ikintu cyiza. Ijambo ikintu cyiza. Amategeko akwemera gukora ikintu cyiza ku isabato. Icyo atakwemera ni ikibi. Kora lisite y'ibintu byiza ukeka ko ari byiza. Ubona ikintu wakora ku isabato, iki kintu gikoze cyaba ari cyiza, uzagikore nta mutima ugucira urubanza ko ni cyiza. Umenye ko uwo munsi umuntu ari buburare, ukagenda ugamucira igitoki ukamushira, atakira igitoki ry'abana bawe barashonje. Ese tu ni ikintu cyiza? Ni Yesu wabivuze, yavuze ngo nijye mugenga w'isabato. Niba ari umugenga w'isabato rero, ntago itegeko rya Mose mu mategeko y'Imana 10, ntago itegeko rya Mose riraza gusumba itegeko ry'umugenga w'isabato. Nese itegeko rya Mose rifite imbaraga kuruta irya Yesu. Yesu yabwiye ati ninjye mugenga w'iyo sabato. Ninjye mugenga, ninjye ugenga, ninjye muyobozi, ninjye mutegetsi, ninjye uyigenga. Noneho kugira ngo anabemeze neza uburyo icyo ayigengamo, arabwira ati muzi n'ikindi, gukora ikintu cyiza, kugira neza ku isabato biremewe. Abarabarangije. Nibari wemerewe, urumva ko nibari wemerewe no kurya no na kintu kimwe ari wemerewe. Araba ati nijye mugenga. Nijye mugenga. Umuntu aje ati nyingurira, ndakwinginze, muye n'akabazo, mfasha wakabyara we, ese ndakufasha akahe kabazo? Reka da, inzu yanjye iraguye, kandi nubwo inzu yanjye iguye, uyu munsi ndi bunyagirwe, iri joro twabuze aho turi bube.
ndetse yaguye no mu masafuriya nabuze ukuntu yakuraho kuko nijoro ntabwo turi buteke, ukagenda bati eko ko mufashe amatafari akayakura, ati ngo noneho dore amasafari abonetse ngo mugende mujye guteka, cyangwa se n'urugi rwari rwibanye ndarugufashije rurakingutse ngo genda. Yesu yabwiye ati ni njye umugenga. Ni ikintu cyiza, ikintu cyiza cyose ku isabato kiremewe, ikitemewe ni ikintu kitari cyiza. Nyamara umuntu arushije intama agaciro, nuko rero biremewe kugira neza ku munsi w'isabato. Setu Matayo 11:12, nubona ikintu ugiye gukora ugiye kugira neza uzagikore mu izina rya Yesu. Umugenga wabivuze ni ukomeye, aruta ba Yonasi na ba Salomo. Turakomeje. Icyo nicyo kintu cyakirimo cy'ubwiru bwari bukomeye, nicyo gituma babwirana icyaha cyose n'abatukamana bwose bazabibabarirwa, ariko gutuka Roho Mutagatifu mureke mbabwire, umuntu uzatuka Roho Mutagatifu, gutuka umwuka wera byo ntabwo bikunda. Yesu atubwira ko uriya mwuka wera, ntimuzatuke imirimo y'Imana. Nibona Imana ikoze ibintu, ibyo Imana ikoze ntuzabituke. Nidukomeza kwigana tuzabona ni gute ushobora gutuka umwuka wera. Umusaruro w'ibyo umwuka wera yakoze ntibigomba gutukwa, ndetse n'umwuka wera ntugomba gutukwa, n'ibyawo ntibigomba gutukwa. Uzatuke Imana nibyo, utuke n'abayisingiza, ariko ibyakozwe iby'umwami Imana yakoze, iby'umwuka ari gukora, imirimo y'Imana, ibikorwa by'Imana yakoze, ntuzabituke. Ntuzababarirwe uyu munsi, nazaza ntuzababarirwe, uzaba uciriweho iteka. Barambwira ati ariko rero Yesu, twe dushaka ikimenyetso, duhe ikimenyetso, kora igitangaza tukwemera. Arambwira ati reka da, ntacyo muzabona. Yonasi niba uzabera ikimenyetso. Iminsi 3 mu nda y'urufi, yarangiza akaza akabona kujya kubaburira. Yesu arabwira ati nanjye iminsi 3 muyicunga, umunsi napfuye nkamara iminsi 3 nkazuka. Nta kindi yababwiraga. Oh haleluya. Ati nyoko rero baragushaka n'abavandimwe bawe. Arabihakana da, arabwira ati reka reka reka, abavandimwe banjye na bene data na ba mama ni aba turi kumwe mu ijambo ry'Imana. Mu yandi magambo, kuri Yesu Kristo, kuba umuntu yarakubyaye mu maraso, iravuze ngo mukunde yuko nabakunze bazamenye ko muri abigishwa banjye. Ubundi wemerewe gukunda umuntu mufatanyije urugendo rujya mu ijuru. Wemerewe kumukunda kuruta uko wakunda mama wawe wakubyaye utari muri urwo rugendo, kuruta uko wakunda papa wakubyaye utari muri urwo rugendo. Abo Yesu Kristo we yita se na ba nyina na ba mama we, nabo bafatanyije inzira ijya mu rugendo rujya mu ijuru. Nicyo gituma Yesu ababwira ngo mukundane nk'uko nabakunze. Ugomba gukunda umuntu mufatanyije urugendo, mwene so mwene nyoko muri Kristo Yesu. Nutamukunda n'umubyeyi wawe ntuzamukunde, kuko mbere yo gukunda umubyeyi wawe ugomba kumukunda kuruta uko wakunze umubyeyi wawe. Mwami Yesu, kubw'aya magambo atambutse, nuko ari wowe ubyemeye, turagusaba kugira ngo abayumvishe bose bahabwe imbaraga nawe, umwuka wera batahe, kandi kugira neza kwawe kubagereho, mu izina rya Yesu Kristo, amina.